Hari igihe ureba ubuzima bw'abandi ukumva ushaka kwigereranya nabo, ukumva umeze nk'aho wowe wasigara inyuma, ukabona hari abageze kure wowe ukumva ntaho wari wagera, ukabona hari abishimye wowe ukumva uri kure yabyo. Ariko hari ukuri kumwe ugomba kumenya: ibyo ubona ku bandi si byo byose by'ukuri. Hari byinshi utabona, hari urugamba batakwereka, hari n'ibyo banyuramo batavuga. Ntugapfe mu buzima bwawe n'ibyo ubona hanze, kuko kuri buri muntu wese afite igihe cye, buri muntu wese afite inzira ye. Niba wumva uri inyuma si uko uri hasi, ahubwo ni uko uri mu rugendo rwawe. Icyo ugomba gukora si ukwigereranya nabo, ahubwo ni ukwibuka uwo uri we. Ufite agaciro kawe, niyo nawe wakubwira. Ufite ubushobozi niyo utabona neza cyangwa ngo bisobanukirwe. Ufite ejo hawe hazaza niyo utabona aho bigana. Ntukemere ko ibyo ubona ku bandi bigutesha agaciro, ahubwo komeza wiyihe icyizere, utere intambwe yawe kuko niyo ikenewe. Niyo yaba nto irageraho igakura, kuko umunsi umwe uzagera aho ushaka kugera niba utari kwigereranya n'abandi. Niba udahagarara mu rugendo uzagera aho ushaka kugera, kuko intambwe ntoya utera igeraho igakura. Ariko nukomeza kwigereranya n'abandi uzahora wibona mu ndorerwamo yabo, kandi ntuzigera ugera aho ushaka kugera.